Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane. Ni mwene so Iranzi Alfred. Uyu munsi turaganira ijambo ry'Imana, ribuvuge mu buryo bw'ibice. Turavuga ku mugani w'umubibyi. Turavuga uyu munsi igice cya mbere cyangwa se imbuto za mbere yasohoye uyu mubibyi aho zaguye. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu, turasoma muri Matayo igice cya 13. Turahera ku murongo waho wa mbere, tuze gusimbuka dusome no kuwa 18. Uwo munsi Yesu asohoka mu nzu, yicara mu kibaya cy'inyanja. Abantu benshi bateranira aho ari, bituma yikira mu bwato yicaramo. Abantu bose bahagarara mu kibaya. Abigisha byinshi, abacira imigani, aravuga ati, umubibyi yasohoye imbuto, akibiba zimwe zigwa mu nzira, inyoni ziraza zirazitoragura. Reka dusome no ku murongo wa 18 muri iki gice cya 13. Nuko nimwumva umugani w'umubibyi. Uwumva wese ijambo ry'ubwami ntarimenye, umubaraza agasahura ikibibwe mu mutima we. Uwo ni we usa n'izibibwe mu nzira. Yesu ashimwe. Turavuga kuri aka gace k'uyu mugani, ariko kuri izi mbuto zabibwe hanyuma zikagwa mu nzira, inyoni zikaza zikazitoragura. Izi mbuto yabibwe ni ijambo ry'Imana. Izi nyoni zaje kuzitoragura, zisobanuye umubi, dayimoni, umwanzi. Bivuze uyu muntu ko ijambo araryumva, barabwiriza kumva, arasoma akaryumva, ariko nubwo aba amaze gusoma bwose, Bibiliya yavuze ngo araryumva ariko ntarimenye. Bene data, kumva ijambo ry'Imana no kurimenya ni ikindi. Ugiriwe umugisha waryumva kandi ukarimenya. Yakobo yaranditse mu gice cya mbere ku murongo wa 22, aravuga ngo, ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka. Ngo kuko uwumva ijambo ntakora ibyaryo, ngo asa n'umuntu wirebeye mu maso he mu ndorerwamo, yagera hirya akiyibagirwa uko asa. Kwirebera mu ndorerwamo ukireba, ariko wagera hirya ukiyibagirwa uko usa, kubera ko nta buturo cyangwa se hari icyakwibagije nyine uko wasaga. Umuntu wese wumva ijambo ry'Imana ntarimenye, aba yaryumvise ariko ntarimenye. Nyine umubi araza, Satani, dayimoni araza akinjira muri we, akamusahuramo icyo ngicyo, hanyuma bigatuma mu by'ukuri za mbuto yabibwemo zitera. Izi ni ingorane zikomeye. Kuba umuntu ahora yumva ijambo ry'Imana, uraryumva mu rusengero, uraryumva kuri radiyo, uraryumva kuri YouTube, uraryumva ahantu hatandukanye, ariko nturimenye, ntirigire icyo rimara mu buzima bwawe, ntirigire icyo rihindura mu buzima bwawe, kubera ko umwanzi araza akaritwara. Ndagusengera ngo ube ubutaka bwiza, ijambo uryumve urimenye kandi rikugiremo ubuturo, ugendere muri ryo, ukorere muri ryo, rikuyobore,
uve mu buzima bw'ikigare. Hari abantu bumva ijambo mu rusengero ariko akumva riherereje ku bandi, akumva hari abandi riri kureba, cyangwa se akaryumva ariko ntabashe gutahura ngo amenye icyo risobanura. Mwuka Wera agufashe kugira ngo ibintu usoma ushobore kubyumva. Bibiliya ni igitabo kinini cyane. Akenshi iyo umuntu asoma Umwuka Wera atamufashije ngo abyumve, biramurambira ndetse bigahinduka n'ibintu bitagize imbaraga muri we. Ariko Umwuka Wera agufashije urahishurirwa ukabasha kubimenya. Imana ikugirire neza. Ejo tuzavuga ku zindi mbuto. Urakoze gukurikira, urakoze gutega amatwi. Twahisemo ko uburyo bwose bushoboka tugomba kubukoresha kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana. Ndagushimiye rero wowe utarambirwa, udacika intege. Ubu buryo nyine nibwo bubaye budushobokeye. Icy'ingenzi ni uko wumva ijwi kandi ugashobora kumva. Mwuka Wera abiherekeresha imbaraga nyinshi. Imana ikugirire neza. Ni mwene so Iranzi Alfred.